nimba uri umuhanzi, nimba wandika indirimbo, nimba uri n'umu producer, ibi bintu urabikeneye. Guys, mbisubiremo, ibi bintu urabikeneye. Ibintu ngiye kubereka, ino application ngiye kubereka, ushobora kuyikoresha ibintu byinshi. Ushobora kuba wayandikisha indirimbo, hari n'akandi kazi ko ku ruhande ishobora kuba yagufasha. Ibyo byose nzagenda mbibereka kandi ntabwo ari ibintu bigoranye. Kandi kubera ko abantu benshi badashobora kuafodinga amakompiyuta, niyo mpamvu njyewe banagerageje gukoresha telefone kugira ngo abantu bose babe babyisangamo. So wowe make sure ko you subscribe on this channel, maze ibindi byose ujye ubimbaza. Hold up, family of technology. This is your boy Mutesa Tech. Video y'uyu munsi rero nta kindi ikintu kinzanye ngiye kubereka ni ikintu nyine gikenerwa n'abantu benshi bakora ibintu by'indirimbo, cyane cyane abahanzi bandika nyine biyandikira indirimbo batazigura. Uko buri abahanzi barimo ibyiciro, hari abandika indirimbo bakazigurisha, hari n'abaziyandikira bakanaziririmba. Okay, ukuntu rero biri buze kugenda hano, turaza kudownloadinga application. Bivuze ngo ubwo tugiye kujya he, nimba ari kudownloadinga Play Store. Okay, Play Store ngiyi turayopeninga. Nitumara kuyopeninga, ngira ngo nanabereke n'akandi kantu rero abantu benshi kari kubatonda. Mumenyereye ko search ya Play Store yabaga hano hejuru, aho ubu ngubu ntago ikibarizwa hano hejuru, ahubwo gihita ureba hehe, hano hasi mu nguni niho yaje kwimukira. Dore ngiyi ahangaha search yagiye. Okay, nako nagira ngo nkabereke mukamenya uyu munsi. Reka twikomereze twiyandikira indirimbo. So uraza ahangaha kuri search, wandikemo ibi bikurikira: ChatGPT, maze uhite ukora iki, ureta uhitinga search, nyine n'ugukanda search. Okay, kadutegereze turebe. Okay, dore application yacu turi gushaka, dore ngiyi ahangaha. Ariko ngewe kubera ko nari nsanzwe nyifite muri telefone, ikintu bari kumbwira ngo nkore update, ariko nyine ibi ntabwo biri necessary. Wowe haraba handitseho install, uhite uyinstallinga uyishyire muri telefone yawe, cyangwa se niba ufite machine urakoresha urubuga rwayo, website ya ChatGPT nayo irahari. So twagiye rero, reka tuyopening. Dore ngiyi ahangaha muri screen ni ngiyi, turahita tuyikandaho. Okay, ino application rero ushobora kuyikoresha wakoze login cyangwa se nunakore login. Bari kunsaba ku updating, ariko ngewe right now ntabwo biri necessary, ndaba mbicancelinze. So rero hano ahangaha no kwitonda cyane. Hano hari akabox baguhereza ko kwandikamo, ngira ngo muri kukabona hano hasi. Ushobora kuvuga ikabikora uvuze, cyangwa se ukandika nyine wowe icyo wayibaza cyari cyo cyose irakigusubiriza. Icyo ari cyo cyose ushobora gutekereza irakigusubiriza. Okay, hano hasi rero niho tugiye kwandikira iyo ndirimbo yacu. Okay, turakanda hano handitse message. Noneho ubwo ikintu tugiye gukora, tugiye kwandika. Ibintu tugiye kwandika ni ibintu bigira biti: make a drill song. Ubwo nyine ni indirimbo yo muri drill zabazeo, ba Ishkevini, ba Bruce the First, abantu nk'abo bose. Make a drill song, make it professional, make ukuntu prompt yacu ivugira bati make a drill song, make it professionally in
Kinyarwanda language. So uraje rero dore utu nitwo tuntu twiyandikiye, ariko kugira ngo biryohereka tuvuga ati make a drill song, iyo ndirimbo tugiye gukora reka tuyigira example y'urukundo. Make a drill love song. None urangiza gukora ibyo ngibyo, ikintu uri buhite ukurikizaho urahita ureba hano hasi kuri aka kantu akangaka niko uri buhite ukandaho. Ubwo ngubwo turahita tugakandaho, ako kanya ihita ibikora byihuse cyane. Indirimbo yacu ngiyo. Okay, turebe ibintu twandikiye. Okay, indirimbo urukundo rwanjye. Kugira ngo urebe ukuntu ChatGPT nyine icyo twita artificial intelligence ukuntu irenze, ibaze ko isi duhereza n'izina ry'indirimbo yacu. Okay, reka turebe indirimbo rero yadahaye. Ndagukunda sinshobora kubihisha, urukundo rwanjye ni rwiza nk'umucyo w'inyenyeri. Oh my god. Umunsi wose ndakurikirana urutonde rw'ibihe, ndamutse ntakubona ni nko kuba mu mwijima, wowe uri umucyo mana yanjye. Ba bantu guteta byari byarananiye, murabona ko haragurumana. Urukundo rwanjye ntirushobora kurambiraho, wowe nkoresha ijambo ryose, sibyo bituma mfite imbaraga. Nzagukunda iteka, urukundo rwawe ni umusemburo mu buzima bwanjye, wowe ni wowe gusa, ntabwo waba ibishushanyo mana yanjye. Ibi bintu murabona ko ibi bintu ntabwo byoroshye. Okay, reka tuyibwire ngo add some English words in this song. Ubwo nyine bino ngibi tuyibwiye igiye kwita automatically ihindura ino ndirimbo. Iyi ngiyi twe dufite hano hejuru igiye kugenda yongeramo andi magambo y'icyongereza. Ubwo ikintu turahita dukorana none turongera dukande ka kantu kacu kano gafresh kareba hejuru pow. Okay, dore ya ndirimbo ngiyi, reka turebe nk'ahantu wenda yabakoreshejemo. Dore yagiye ishyiramo utugambo duke tw'icyongereza, kugira ngo muri kubibona namwe ahangaha. Dore nk'ahangaha urukundo rwanjye it can't fade away. Ubona ko ni ukuri ibi bintu biri professional. Nanone kandi wongeye ukareba n'ahangaha naho yagiye ishyiramo n'akandi kantu kuri ino verse hano, urabona ko na hano yagiye yongeramo utu verse twa English. Dore n'ahangaha ibi bintu ngewe narabikunze cyane. So rero nimba wakunze ino video, like, share, subscribe. Subscribinga ubwo urabyumva ni utuntu twa danger buri munsi. Subscribinga nta kintu uzambana, ahubwo wowe ikintu ugomba gukora, nimba ari ikibazo ugize cyangwa ikintu ushaka kumbaza icyo ari cyo cyose, brother na sister, nimba uri kunyumva, ndasubiramo, icyo ari cyo cyose uzanyandikire. Facebook ni Mutesa, email iri muri aho hasi video description. Ahantu hari hose ushobora kunshakira wambona, na nimero za WhatsApp ni 0713191992. Wanyandikira ukambwira ikibazo cyangwa n'igitekerezo. Merci, tubonane muri video ikurikirana.